Uyu mwana ureba hano yitwa Kellia. Kellia yaje mu rugendo rwa sinema yinjira bwa mbere muri komedi, ndetse kandi yagize amahirwe yinjira muri timu ikomeye. Icyo gihe timu ya Nyagiso niyo yari ikomeye mu Rwanda, yajemo 2020. Umwana arakora, arangije yahise afungura YouTube channel ye ayita MK Kellia, ariko biza kurangira n'ubundi agiye ku ishuri. Ubu ari gukora ku rukuta rwa TikTok gusa, ariko uwo si we wenyine tuje kuvuga wirwanyeho, nubwo n'ubu ngubu bamwe na bamwe batari bava ku ishuri, ariko ntibyatubuza kurebera hamwe n'abandi bagiye batakazaho babishyiramo imbaraga cyane. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Bwenge. Bwenge nawe ni umwana waje ari muto cyane, aza icyo gihe yaje ari timu yitwa Bwenge na se, byumvikane ko bakoraga ari babiri. Rimwe na rimwe agakina ari se we amusebya, avuga ati papa anyara mu kadobo. Biza kurangira itsinda rikomeye gutyo, bageze aho bisa nk'irihagararamo. Gusa ubu ngubu amashuri asa nk'aho arimo aragenda ayasoza, yageze aho bitamugoye. Ubu ngubu ari gukora kuri sheni ye yitwa Kigali Youth Talent. Hano kandi tuhafite undi munyempano witwa Joni. Uyu nawe ari muri bamwe mu bantu bashekeje abantu cyane. Uyu ni umwana nawe waje 2018, ariko kubw'ubushobozi bukeya no kudashyiramo umuhate cyane, birangira ahugiye mu mashuri. Ubu ngubu nawe ntaragaruka, aho abandi bati no kuri TikTok reka tunyuzeho utuvidewo rimwe na rimwe, we ntaho wamubona. Ankawuti zose yakoreragaho zisa nk'izahagaze. mubwira ngo ni nuko dusoje iki kiganiro, wibuka gukanda subscribe igihe ubonye ibyo dukora bigushimishije.